navuga ko umwishywa ufite akamaro ko kubaka umuryango, akawukoresha umuhango wo gupfa byerekeranye n'urupfu. Navugaga ko uwapfuye nyine, umubyeyi wapfuye bamupfumbatishaga umwishywa kugira ngo azagaruke yoroheje, agwa neza. Habagaho nyine no kwakira umwishywa, kwiraburira umwishywa, nk'uko bavuga gukura icyunamo, kwiraburira umwishywa. Nyuma bamaze igihe kirekire bagakora icyunamo. Kujya mu cyunamo niko kwirabura nyine, kujya mu cyunamo. Ubu ngubu niko bavuga, ubundi bavuga kwirabura. Bakogosha imisatsi nako bakayitereka, ariko bakogosha ibyo bitaga ibiharanjongo, bagacamo inzira mu mutwe, bityo uwapfushije umubyeyi, turi nk'abanyeshuri, ukamenya ko yapfushije umubyeyi kuko yogoshe ku buryo ubu n'ubu. N'ibindi rero byajyanaga no kwirabura. Hari ukumupfumbatisha uwapfuye, hari n'ubyo byo kwiraburira umwishywa. Umugore rero urugero yabaga yarahukanye, umugore wabaga yarahukanye ashaka, afite gahunda yo kuzasubira muri uwo muryango ku buryo ubu n'ubu, ku mpamvu iyi n'iyi. Iyo umugabo we yapfaga yajyaga kwirabura hamwe n'abandi, kujya mu cyunamo hamwe n'abandi aho yari yarashatse. Bajya mu muhango wo kwera nawe akawukora, umuhango wo kwera, kuva mu cyunamo, niko umuntu yabyita. Ikindi rero umwishywa ni uko wari ufite akamaro nk'ikimenyetso, akamaro mu rwego rw'ubukungu. Urwego rw'ubukungu n'ubutegetsi byonyine nabivuze. Ku rwego rw'ubukungu, mu buhinzi, ni ukuvuga ubuhinzi n'ubworozi. Ibyo bintu uko ari bibiri bari babikomeyeho. No mu mihango y'ubwiru n'iki, umwami yagombaga gukora imihango ijyanye n'ibyo uko ari bibiri. Ubuhinzi cyari ikintu gikomeye. Yatangaga isuka yo kujya guhinga umuganura, umwami akayitanga isuka. Abacuzi bundi babaga bubashywe ibwami. Amasuka ayo bitaga amaberuka y'imberuka akajya mu mihango. Ubwo ibyo ni iby'ubuhinzi, umuganura, amasaka, ubwo birumvikana. Ariko n'ubworozi, noneho bakavuga bati u Rwanda rwiza, rwa Rwanda rutemba amata n'amarwa, niko bavugaga kera. U Rwanda rutemba amata n'amarwa, ariko hakaba n'ubwo bavuga u Rwanda rutemba amata n'ubuki. Kw'amasaka, amarwa, cyari ikintu gikomeye. Ariko ubuki nabwo barabuvuga mu nzira z'ubwiru. Ubuki nabwo bwari bukomeye. Noneho umwishywa rero ugakoreshwa muri izo nzego zombi, mu by'umuganura, mu by'ubutegetsi. Rero urugero ni nk'uko mu mihango y'ubwiru, mu nzira z'ubwiru, umwishywa uvugwa inshuro 19. Igitabo cyabyo
cyaratangajwe ku bw'amahirwe cyerekeye imikorere y'imihango y'ubwiru, ariko hari ibindi byerekeranye n'ubwiru bitagaragaye, bitabonetse, byaratakaye, bikiri bakibihisha, simbizi, yenda bizagera igihe bimenyekana. Ikindi rero ni uko umwishywa wakoreshwaga mu byo kubandwa byanze bikunze, niho natangiriye. Iyo utabonekaga kandi umupfumu yavuze ngo mugende, ibi bizasobanurwa, bizasobanuka, bizakiranuka, bizatungana ari uko mubandiwe umukurambere uyu n'uyu n'uyu, bakabyemeza. Ariko nubwo ari ngombwa inshuro ijana umwishywa ntuboneke, barabisubikaga byanze bikunze. Nta kubandwa kutarimo umwishywa, kimwe n'uko nta kubandwa kutarimo umurinzi. Ibyo nabyo biri ukwabyo, umuntu yabivuga mu nyigo yerekeye kubandwa, ariko itari kuvuga ko babandwa gusa n'ibiki, ariko mu gusesengura, mu kujora ingingo. Nka Ryangombe n'iki ni imandwa ntabwo ari umuntu wabayeho, nubwo wavuga ngo yabaye igihe cya Ruganzu Ndori n'iki, ni iby'imigani. Imigani nita umugani shingiro, mythe mu Gifaransa no mu Cyongereza. Kubandwa rero, Ryangombe yatamirizaga umwishywa, cyangwa akaba yabambara no mu ijosi imandwa, ibandwa Ryangombe, uyobora umuhango wo kubandwa. Ubundi yatamirizaga n'ishyira, umurizo w'urukwavu. N'uwo murizo ntibawufashe ku busa, ni uko bazi ko Bakame igira amayeri, izi kwihisha no gukenga, mbese bigashushanya ubukerebutsi, kugenzura, kuzirikana, gushaka, kumenya, kugira gute, ibyo bita ubukerebutsi mu Kinyarwanda. Urukwavu rero, umurizo w'urukwavu, urumva impamvu yo kuwambara, akawutamiriza Ryangombe ikawutamiriza nako, ni kubera icyo kintu nacyo, ni iby'ibimenyetso bya semboro, cyangwa igatamiriza umwishywa. Numva nabivuze. Narya n'imandwa Binego habagaho, ubwo si buri gihe, ariko yashoboraga nayo kwambara umwishywa. Wabandwaga we nta kundi, umwishywa wari ngombwa. Ngibyo ibigaragaza ukuntu umwishywa wari ufite agaciro, ukagira akamaro nk'ikimenyetso. Hari ikindi rero, ibikoresho bakoreshaga bijyana n'umwishywa. Hari ibindi nk'ingwa yera cyangwa yera de ni ukuvuga cyane, ingwa yera de barayikoreshaga. Ubundi bavugaga ingwa y'inono. Inono ni ukuvuga yera de iseye cyane, ingwa y'inono. Ikindi bakoreshaga kijyana n'umwishywa nko mu muhango w'umuganura, bajyanye igitenga, ikibo kinini, igiseke kinini kirimo ifu y'umuganura, wajyaga ibwami mu muhango. Imbere y'icyo gitenga hari umuntu witwaje agakoni gafite udushami tubiri, bakakita isando. Ibyo bavuga isuka n'isando karakoreshwaga cyane no mu mihango y'ubukwe. Isando rero kajyana n'umwishywa, ko mu muhango w'umuganura n'urugero
eh, umwishywa bawushyiraga ku ngoma Karinga, bakabona kuyimurikira umuganura. N'iyo sando ihari, isando ako gakoni gafite udushami tubiri, bavuga yuko kera bagahingishaga kakabagara nko mu kinyejana cya 17 ngo kashobora kuba kari kagikoreshwa. Hakaba bavuga ko ngo ari agakoni kibutsa ibyo Nyirarucyaba yakoze n'ibindi. Ni byinshi byose. Isando yari mu muhango wa kera, kuko byo kubagara nako guhinga no kubagara ntabwo bakoresheje abantu bose kera cyane bakoresheje isuka yagize igihe iboneka bayihimba bagacura, ariko mbere bakoreshaga ibyo biti bisongoye ibiki digging stick mu Cyongereza icukura. Hakabaho ikindi cyajyanaga n'umwishywa isogi. Isogi ikaba ari kimwe mu mbuto nkuru z'u Rwanda. Nkuru ni ukuvuga z'ingenzi, nkuru mu Gifaransa primordial, ziza imbere, zibanziriza izindi, zihatse izindi. Imbuto enye z'u Rwanda ni ukuvuga amasaka. Amasaka ni sereyale, nta kubyibagirwa, kandi sereyale iri mu bitunze isi. Abanyarwanda rero bari barabonye kera na kare agaciro k'iyo sereyale, k'ibyo binyampeke. Ibyo binyampeke, amasaka n'uburo. Uburo kandi ni n'umuti, nabyo ni ukubyibuka. Umwishywa rero wajyanaga n'isogi, ubundi amasaka, uburo, isogi n'inzuzi, yuko ari bine ibyo mbuto nkuru. Umwishywa bawushimye ubwiza, bawushimye akamaro, noneho barawusingiza. Ku buhe buryo? Hari mu gisakuzo bati inkoni nziza yameze ku manga, bakagisa bagira bati umwishywa, inkoni nziza yameze ku manga. Ikindi rero, hari izina rya kera ryo mu bucurabwenge, ni ukuvuga ibisekuru by'abami n'abagabekazi. Hariho uwitwaga Nyamyishywa, akaba wo muryango w'umwami Yuhi Mazimpaka. Urumva ko ari kera. Nyamyishywa mu kinyejana cya 17, 1692, 1715, igihe cy'ingoma ya Yuhi Mazimpaka, impera z'ikinyejana cya 17. Nyamyishywa rero yari nyirakuru w'umwami Yuhi Mazimpaka. Nyamyishywa ni ukuvuga ko bamushimye ubwiza, bamwifuriza n'ubwiza, bakamwifuriza n'ishya n'ihirwe. Ahandi rero dusanga basingiza umwishywa mu bisigo, hari ibisigo bibiri birimo bivugamo umwishywa. Wenda umuntu akurikiranye yabona n'ibindi, ariko byo nashyikiriye bibangutse biri bugufi. Hari icyo witwaga Kanyabujinja cyitwa umunsi amarira Kigali. Amarira Kigali, umunsi amarira Kigali,
umurwa uhiranye n'umwami, ubereye umwami, ukwiranye n'umwami, awambika umwishywa, awutamiriza umwishywa. Ni nko kuvuga ibyo bavuga ngo inauguration, kujya gutaha umurwa. Yawutashye awambika umwishywa. Ibyo biri muri icyo gisigo. Hanyuma ahandi bavuga mu gisigo cya Nyakayonga wo ku ngoma ya Mutara Rwogera, yumvise ko umwami wimye ari Rwogera, aza noneho kuyoboka, aza kumuha impundu. Aravuga ati mu gisigo abenshi bazi kuko bakigisha mu mashuri yisumbuye, ukwibyara gutera ababyeyi neza n'ibindi. Kwibyara gutera ababyeyi neza, batambira ab'ineza, munozandagano wansana ya Buhanza, kuva Nyamuhanza n'ibindi byinshi. Akavuga rero, hakabaho avuga ati ngira imandwa nari nsanganywe, neza nshyize ku mutwe, iyo myishywa ndayitambana sinatendwa mu mbari. Iyo neza nshyize ku mutwe, iyo myishywa ndayitambana n'ibyishimo, sinatendwa, sinagayika, mu mbari, mu bahanga, mu b'abasizi. Gutamiriza umwishywa rero bikaba ikintu cy'ishema, bigatera ishema. Byanteye ishema, numvise ko yimye, nanjye ntamiriza umwishywa, bintera ishema, mu bandi sinagayika. Ahandi rero hanyuma navuga ni mu muvugo w'umupadiri witwaga Padiri Mathias Gahinda. Naramumenye ko yaratureze mu seminari nto y'i Kabgayi, yari umunyamuzika, akaba n'umuhanzi w'imivugo. Arazwi mu seminari ntoya yo ku Nyundo, yabaye ku Mubuga, ni muri Karongi. Niho naho yaguye muri Jenoside. Yanditse igitabo cyitwa, mu by'ukuri si we wacyanditse, ariko yahaye impapuro witwaga Celestin Nyetera, nari narigishije. Nawe yamenye ashobora kuba afite iby'ubusizi, aragenda. Ni byiza cyane, teye kwishima, teye ishema. Aragenda aramubaza, yegeranye udupapuro yari afite tw'imivugo twose aramuha. Undi aragenda, Celestin Nyetera wakoraga muri minisiteri, igitabo agatabo arakandika kw'imivugo y'uwo Padiri Mathias Gahinda. Hari umuvugo rero yatuye Bikira Mariya mu gitabo yise umuririmbyi wa ngoma iganje. Umuririmbyi wa ngoma iganje. Uwo muvugo witwa Uwimana yagize imanzi. Uwimana yagize imanzi. Akavuga agira ati ni dukeya mvuga, uri isimbi ryeze ku munyinya, urururo mu rumamfu, mu isusa uri umwishywa. Avuga Bikira Mariya ko ari umwishywa. Mu isusa ubundi ikimera kirahanda cyane, naho we ni umwishywa. Ka kantu ko koroha, koroshye kumwishywa, kakagarukaho, koroherana, koroshya, kugira ngo mu isusa uyihanda uri umwishywa. Biri muri uyu muvugo uri mu gitabo umuririmbyi wa ngoma iganje. Ndagifite, ariko bene igituma mvuga ngo ndagifite nuko hari ibitabo byinshi ubu ngubu byerekeye iby'ikinyarwanda, byerekeye ishwi ushakisha ugaheba.
wenda ukaba wabisanga muri za universite zo hanze zo muri Amerika nka za St Barbara cyangwa ibiki ni uko. Nkarangiza rero aka gaciro k'akamaro k'umwishywa kuba usingizaga mu gisingizo ni igitongero. Amagambo bavuga ari ukubambika umwishywa, bambika impigi, bagira ite, babyita ibitongero. Mu gifaransa ni incantation. Wenda umuntu yashyira no mu cyongereza n'iki, iby'amagambo bavuga ngo mu madini ayo ari yo yose, ari ukuba mu mubatizo, ari ukubatiza umubatiza wa Protestant n'ibiki, ayo magambo bavuga bakora igikorwa iki n'iki, iyo bita igitongero. Icyo gitongero rero bakiri mu gisingizo n'igisingizo, bakavuga bati bajya nko kwambika, uyu ni umwishywa, umwishywa nyamwishyuka, yishyukana rubanda, umurara neza, umuramuka neza, umuranda ku butaka, umuhati umuhora ibwami, umudahararukwa. Gati katarari impundu, iyo katarongoye karabandwa. Wishyuka mu mpundu, wishyuka mu nduru. Icyo gisingizo cyonyine kikomatanya ibyo wavuga by'akamaro ku mwishywa. Uyu ni umwishywa wishyukana rubanda, umurara neza, umuramuka neza, umuranda ku butaka, umuhati umuhora ibwami, umudahararukwa. Gati karangwa n'impundu, hari impundu, katarari impundu, iyo katarongoye karabandwa. Barawukoresha mu kurongora, barawukoresha mu kubandwa. Wishyuka mu mpundu, wishyuka mu nduru, ugera kuri ku ntego, ugera ku ishya, ugera ku byiza mu mpundu no mu byago. Barawukoresha, twabivuze nko igihe cy'urupfu. Nguwo umwishywa uko wavuga muri make mu Rwanda, icyubahiro bawuhaga aho gishingiye ibisobanuro byawo. Ariko icyo nakongeraho, mwumvise ko uyu mwishywa mu by'ukuri wari nka Kamara, wari Kamara. Ndetse ukaba wagira uti iyi yari Laurier y'Abanyarwanda. Use wajya mu romani ukawuvuma, ukawucira, ukavuga ngo ni iki. Yari Sapin y'Abanyarwanda. Wajya se kuri L'arbre de Noël ngo yari inama, futi inama iki. Nyamara guhera mu 1900 aho amadini yo hanze aziye, umwishywa wiswe ikiremwa cya shitani. Ikiremwa cya shitani guhera mu 1900 kugeza ryari simbizi, biterwa n'abantu n'ahantu. Nubwo hari abantu bagaragara no mu nzego izi n'izi bagiye bambwira ko babanzwe. Hariho aho tuganira, hariho sindavuga amazina yabo, ariko babanzwe bakiri batoya. Mu bye 1970, ibyo ni amateka y'ibyerekeye ajyanye no kubandwa. 71 aho mperuka barabanzwe. Ibyo ni amateka ajyanye n'ibyo kubandwa, ariko bawutesheje agaciro, barawupfobeje, barawuvuma, bavuga ko cyane abayoboke b'ayo madini byonyine. Ubu ngubu urubyiruko ko ntibazi ibyo ari byo, ariko abawumvise byonyine kuvuga izi jambo umwishywa ni nko gukora ishyano ku manywa y'ihangu, gukora ishyano, gukora amarorerwa, byonyine kuvuga umwishywa.
bakavuga ko ari ikiremwa cya shitani, nyamara mu by'ukuri abanyarwanda ntabwo iyo shitani bari bayizi, ntabwo bari bayizi. Ikindi umuntu yakongeraho ni uko mu gatabo gakoranya amahame ya kiliziya muri gatolika bavuga mu itegeko rya mbere tubuza ibi n'ibi n'ibi n'ibindi byose by'amafuti nko kurongoza umwishywa no kugira. Itegeko rya mbere rirabibuza. ukaba wakwibaza aho bishingire, sinabitindaho, ariko wararwanyijwe cyane umwishywa, wararwanyijwe cyane kimwe n'ibindi byose nyine, warahwatagiwe, warakandagiwe. Ibyo rero umuntu yabivuga akabitindaho biri ukwabyo. Ibyo navuga ku mwishywa, ibyo ari byo byose ni mu rwego rw'umuco w'abanyarwanda. Wavuga se umuco ukavuga ngo urawurangije utavuze ikintu cyagengaga ibyo byose, iyo mihango yose cyabura bigahagarara. Ni ikintu gihambaye mu muco, si ukuvuga ngo nikigaruke ntibagira bati si cyo kibazo, ariko tukamenya icyo bagenderagaho abo bakurambere bacu, cyari symbole, cyari ikimenyetso gifatika kuri bo kuko gifite ishingiro bagitoranyije. Ndumva ari ibyo umuntu yavugaho byinshi, umuntu yabaza byinshi.